icyo wita ikibazo Imana yo ntikita ikibazo. What they see as their own concern, God does not concern about it. ifite ikindi gushakaho nugikora izakemura icyo kibazo. God has an assignment for you. When you do it, He will be your solution. icyo kiguhangayikishije ngo Imana yaze kugisubiza si cyo yo kihangayishije. Imana ihangayishijwe nuko utari muyikorera. Your concern, your problem that God is not answering, it's because you are in the wrong assignment. God has given an assignment and you're not doing it. Imana mu buryo bwayo, God in His own mu way, mutima wayo w'impuhwe, in His heart of mercy, mu mutima wayo w'imbabazi, in His heart of forgiveness, igihe cyose every single time, yiteguye kugukura He is ready to remove muri you izo mbaraga, from that power, from that muri slavery, icyo gicucu, from that shadow, ibikoresheje impuhwe zayo. using His own mercy. Ntibiva ku mbaraga zawe, It doesn't come from your strength. ntibiva ku byo It utanga, doesn't come from what you give. ntibiva ku byo ukora, It doesn't come from what you biva mu do. mutima w'imbabazi It comes from w'Imana the yacu. mercy, tender mercy of God. Uyu mutima w'imbabazi w'Imana This heart of mercy of God, niwe ukuyobora it is the one that leads you, ibirenge byawe that leads your path ikakuganisha mu nzira y'amahoro. and bring you into the way of peace. Inzira y'amahoro ni iyihe? What is the way of peace? Ni ahantu ujya kure cyane y'icyo It gicucu, is a place that will go far from that ni shadow. ahantu urebera urupfu kure It is a place where you see death from afar bikagusinzira and neza, you are able to sleep well. urota You are neza, able to dream well. uvuga You are neza, able to speak well. stress zikuvamo. The stress will leave you. Inzira y'amahoro ibaho, This way of peace exists, aho Imana igenda ikurokora umunsi ku wundi, where God will redeem you, save you day after day. ukongera ukayishima, And you praise Him again. ukongera ukayivuga, You proclaim Him again. ukongera ukayihimbaza. You praise Him again. Twese All of us, rimwe mu buzima once in life cyangwa mu mibereho yacu, or in our hari lifetime, ubwo twagiye mu rupfu, there is a time when we went into death turarureba n'amaso, and we faced it, twifuza kuduhobera, and He wanted to hold us, turarwangira and we did kubw'imbabazi because of mercy, z'umutima of w'Imana, the heart of God, impuhwe of z'Imana. the mercy of God. Imana ibwira urupfu, God told oya them, you ntumutwara, will not take oya Him. No, ntumukoraho. you will not touch Him. Ibyo byakozwe n'impuhwe That was z'Imana. done by the mercy of God. Imana itugaruza imbaraga zayo, God brought us back by His power. iratuzana He brought us mu back isi y'abazima, in the land of the living, twongera kubona umusego utambitse, and we are able to see the morning again. ngo bari bicaye mu gihugu cy'urupfu, Those who were sitting in the shadow of death, mu gicucu cy'urupfu. in the shadow of death, Abantu benshi barihangiye wasizwe mu mutwe n'ibirenge. when you have been anointed on your head and on Aya your ni amavuta feet, akomeye cyane. because this is a very great anointing. Uri umwami n'umutambyi. You are a priest and a king. Niyo mavuta Melikisedeki yari. That is the same anointing that Melchizedek had. Yari umwami He was a king akaba n'umutambyi. and he was a priest. Yesu aje nawe When Jesus came, yasizwe umutwe. he was anointed on the Asiga head ibirenge. and on the feet. Aroni Aaron yasizwe umutwe gusa. only was anointed on the head. Yoshua Joshua yasizwe ibirenge. was anointed on the feet. Ariko Yesu But Jesus, yasizwe umutwe. he was anointed on the head N'ibirenge. and on the feet. Abo yacunguye rero Those he redeemed, yabahaye ayo mavuta he gave them that yo anointing gusigwa umutwe to be anointed on the head no gusigwa ibirenge. and to be anointed on the feet. Habwa ayo mavuta mu izina rya Yesu. Receive that anointing in the name of Jesus. Receive that anointing in the name of Jesus. Receive that anointing. Receive it. Munyihangane, Please bear with me. babwire aba bantu basizwe aya mavuta uko bameze. I will tell you the people who receive this anointing Mu buryo bw'umwuka in the spirit, ntibapfa guhangana. they are not troubled. They are not fought against. Bagira immunity spiritual. They have spiritual immunity. Aba bantu bagira ubudahangarwa mu mwuka. These people have spiritual immunity. Ushobora kubeshyera abantu, You can lie about Ushobora other people. kurwanya abantu. You can fight against other ariko iyo people. ugiye kubarwanya But when you go to fight against uba ugiye them, guhindura ubuzima bwawe umuvumo ku wa mbere kugeza ku cyumweru. you are going to turn your life into a curse from Monday to Si Sunday. abantu, Because they are not people. Imana iyo yabashyizeho When God has established them ikabaha aya mavuta, and He has given them this anointing ikagusiga kuba umwami and He n'umutambyi, has anointed you to be a priest and a king, ikibazo cyabo cyose every problem that they have kiba gifite igisobanuro. has an explanation. Nta kindi kintu There is nothing else cyakura aya mavuta that can take away this anointing uretse ikintu kimwe. but one thing. Urashaka ko nkikubwira Do you want me to tell you that icyatuma aba bantu aya mavuta bavaho? the reason why this anointing can be lifted? Ubimenye kugira ngo utazabikora. Know this so that you don't fall into this trap. Ijambo rya mbere, Number one, icyica aya mavuta, icyica the killer of this anointing. the killer of this anointing, Amavuta y'umutwe n'amaguru, the anointing of the head and of the feet, y'ubutambyi n'ubwami, the priesthood and the kingship. kiyashobora What kills it, akabavaho. and they are able to be lifted. Icya mbere Number one ni ugukorera hanze y'iyerekwa bahawe.
of the vision they received. iyo batahawe iyerekwa When they have not received the bagakorera vision hanze and they operate outside, abava this anointing Urugero. is lifted. An example ni Samusoni is Samson. iyerekwa rye cyari igihugu cya Filisitiya ariko arijyana ku mumaraya witwa Delila aho niho yarangiriye. His vision was the country of Philistine, but he went to a prostitute called Delilah, and his anointing ended there. iyo ukoreye hanze y'iyerekwa When you operate outside of your ugakora ibintu calling, bitari mu by'Imana yakubwiye kuzakora and you do things that are not the things that God told you, ajya amavuta ntashobora gukorera ahatari umuhamagaro. that anointing can now work in a place that you don't have aya the mavuta agira champ d'action. This anointing has a field of Agira operation. Yes. Donc aya mavuta agira amaliki. That anointing has limits. Donc agira domaine. That anointing has a domain of definition. icya kabiri Number 2, ni uguta inshingano. it is to abandon your iyo responsibility. Imana yaguhaye inshingano When God gives you a gukorera responsibility umurimo wayo to serve His ministry, ikintu cya mbere ikora number 1, iragusiga. He anoints you. iyo utaye inshingano If you leave the cyangwa responsibility ukazikora ugonona or you do them in a negligent way, ahantu hose ugiye gukora uba vulnerable, urakubitika, urarwanywa, urahomba, kuko wavuye mu nshingano. Ariko ushatse kugira ngo ibintu byawe bitere imbere komeza mu nshingano wahamagariwe nukora ibindi byose Imana yaguhaye utava mu nshingano. if you leave your responsibility, wherever you go, whatever you do, it's not going to be successful. You can do other things, but remain and keep your responsibility. ni gute warinda amavuta yawe? How can you keep your anointing? Ijambo rya mbere Number 1, uririnda muri byose, be watchful in all things. mu byo uvugana n'abantu, In the things you tell mu byo people, ukorana n'abantu, in the things you do with people, ugomba kwirinda. you must be watchful. Donc ukishyiraho amagarde fu, You must put boundaries. uririnda, You protect yourself. bituma amavuta kugumaho. That keeps the anointing on you. Namba 2, Ichakabiri. wihanganira akarengane. You endure afflictions. iyo umuntu arimo kugirira nabi When someone is afflicting you, ntuzirwe urwana nawe, don't fight with that person. wowe uremera ku karengane Just accept the affliction. kuko ufite ubudahangarwa, Because you have immunity, ufite ukurwanira. you have someone who fights on your behalf. ntuziri gusubizanya nawe Do not answer people. kuvuga ngo wamvugiye iki, Say, why did you talk about ngwino me? subiramo, Come and repeat what you uwo say. si wowe, That's not you. ufite ubigukorera, You have someone to do that for you. azakurwanira, He's going to fight for you. azakurengana, He's going to justify aho you. utari Wherever you're not, azahagera. He will be there. ntuzarwana. icya kabiri ngo wihanganira akarengane. Number 2, endure affliction. icya gatatu kora umurimo w'ububwirizabutumwa bwiza. Do the work of an evangelist. vuga ubutumwa Preach the mu gospel magambo, in words, bikorwa, in actions, ibitekerezo. in your mind. ushobora kutakwita iyo ubwira abantu ngo Yesu arakiza, You may not tell people Jesus saves, ariko komportema yawe, but your attitude, uko witwara, your behavior, abantu iyo bakubonye when people see you, bumva bashaka Imana yawe, they want your God gukora ibintu neza, to do things in a good way. abantu babibona When people see it, bakabona icyubahiro cy'Imana. they see the glory of God. Donc, umuvugabutumwa mwiza So an evangelist ni umuntu mu mitekerereze n'imikorere ye yerekana is someone in the mindset and in their actions show God. icyaka. Number 4, kora neza inshingano zawe wahawe. fulfill your ministry. iyo urimo ukora inshingano zawe wahawe, When you are doing your ministry, amavuta akuguma. the anointing remains on you. reka gutendebuka, Do not lose reka courage. guceka intege, Do not lose reka courage. kuva mu byo wahamagariwe, Do not leave the things you reka are kuva mu for. muhamagaro. Do not leave your calling. kora neza inshingano zawe, You must do your ministry. Imana izaguha. And God will bless icya you. gatanu kirangiza, Number 5, utumbire Yesu wenyine look unto Jesus only. gusa. Only. Yesu aba ari we referanse wawe. May Jesus be your reference. ushobora gufata abantu nka modeli ariko bagira igihe bahinduka, ariko umuntu udahinduka ni Yesu. You can take people as models, but the only person who doesn't change is Jesus. nubona abantu bahindutse, If you see people changing, jya ushima Imana ko ari abantu, you must thank God because they are people. hanyuma wongere uvuge ngo Yesu we ntuhinduka, And then you continue to look at Jesus ngo and say niwe you banze don't ryo change. kwizera kandi niwe ugusohoza rwose. He is the author and finisher of your faith. utangira kwizera uri muri Yesu You start faith in Jesus kandi ukarangiza kwizera ukiri muri Yesu. and you finish your faith in Jesus. reba Yesu, Look at uzi Jesus. Petero yakuriye amaso kuri Yesu. The day Jesus took his eyes off pira Jesus, pira pira Peter. umunsi Petero The day Peter yakuye Yesu amaso kuri Yesu, took his amaso eyes kuri off Yesu, of Jesus, yahise arohama mu mazi, he went down in the water. ariko akireba Yesu As long as he looked at yagendeye Jesus, hejuru y'amazi, he walked upon the water. arebye iruhande When he looked around, ararohama.
he failed. komeza urebe yesu Continue to look at Komeza urebe Jesus. Yesu. Continue to look Wa at Jesus. mubyeyi, You wa mother, muhungu, you young wa man, mugabo, you reba man. Yesu. Look at Jesus, uzagumana amavuta yawe. and you continue to keep your anointing. ibyanditswe murabisanga You will find this muri timoteyo wa scriptures kabiri kane gatanu, in 2 Timothy 4-5, abaheburayo 12 rimwe gatatu. Hebrews 12:1. niba usanga ibyo byanditswe timoteyo wa kabiri kane gatanu, 2 Timothy 4:5, abaheburayo 12 rimwe gatatu. Hebrews 12:1-3. twaremewe kuba abami n'abatambyi. We were created to be kings and priests. ugenda ugura amavuta ya elayo. Go and buy the olive oil. muri iki cyumweru In this week, uzafata umunsi umwe wawe, you must take one haba day, none haba ejo, whether it's today or tomorrow, ntibizageza ku cyumweru nguyu munsi. but do not wait until next iyo Sunday. uzabona umwanya Whenever you have time, uzafate isaha take 1 hour ujye mu cyumba cyawe and go to your room usenge. and pray. nurangiza ndabizi ku isaha igoye, I know 1 hour is difficult. ntacyo wagenda ufata iminota mike mike ukazageza icyumweru uyirangije. You can take a few minutes until you complete your hour at the ku end of the munsi day. wa nyuma uzaba wujuje isaha. At the end of when you finish your 1 hour, ubishoboye bikore byose, if you can do it one day, do it. ariko ugiye ubwira 20 minute 20 this kuzageza nibura ku wa gatandatu wujuje isaha. But you can do 20 minutes until Saturday when you have 1 hour. umunsi wa nyuma dore ibyo uzakora. And this is what you will do on the last day. uzafate amavuta ya elayo, Take olive oil, uzafate umugati, take the bread, uzafate na vino cyangwa se umutobe. or take juice. ibyo bintu uko ari bibiri, Those two, amavuta, the oil umugati na vino. and the bread and the juice. hanyuma uzashaka akabeseni, And then look for a basin. beseni Look for a basin usukemo and pour the oil in it. ufate akandi kantu gato kakabone gato Take a small bowl usukemo utuvuta duke. and put a little bit of aya oil. mavuta This oil, uzaba ari ahantu uri free, be in a place where you are free uyisuke. and pour it upon your head. ndabizi by'amasano n'ibindi uzisuke ku gahanga, ariko njyewe ni wewe nakwisuka mu mutwe, ariko uzasuka ushoboye juste haba ku gahanga cyangwa se wayasukaho yose bizaterwa nawe. uzafata amavuta wisige mu ruhanga cyangwa se usuke mu mutwe. For those who can, you can put it on your head or you can put it on your front head. ushatse wabikora ufite imyenda iri light yawe kugira ngo imyenda yawe itajyaho amavuta menshi, donc ahantu uri libre. You can use just cut normal clothes so that you don't put numara any stain on kwisuka ku mutwe, it. After you have ariko anointed your uzaba head, wamaze gusenga, you would have prayed already. wirukane karande zose ziwaye, You must chase away all the imiruho curses, yose yiwaye, all the difficult ibikomere challenges, by'iwanyu byose, all the wounds of your indwara family, zose. all the diseases of your Ibikuruhije family, uyu munsi. all the things that cause you trouble numara today. kubyirukana, After you have chased them away, noneho wicare ku ntebe then you must sit ushire amaguru yawe On a muri ya chair. beseni irimo amavuta, and put your feet in the basin that has donc oil. winikemo ibirenge. You must dip your feet in the oil. icyo gihe uyinitsemo As you are dipping your feet, ufata andi mavuta, take another Usuke ku anointing mutwe wawe. and put it on your head. ibyo uzabikora uri musenga Do it prayerfully cyangwa se uri muririmba. or do it as you sing. ndabizi ko hari n'indwara zimwe zizagira, I know there are diseases that are going to leave kuko hari imivumo because there are curses izana ibyo bintu. that bring those things. ugishizemo ibyo birenge, As you have your feet in the oil, ubishoboye uzatinde nk'uko ushoboye, you can remain as much as long as you can. ariko minimum But the minimum, k'iminota 10 at least 10 minutes, ibirenge byawe biri mu mavuta. have your feet in the oil. ubishoboye wagira isaha If you can, have 1 hour, usenye buri muvu, destroying every curse, ukandagira, stepping, ugarura iby'iwanyu uzagira. returning the things of your family that have been taken. Because you are a king, ibi ni ibimenyetso prophetique. these are prophetic n'abari signs. kuri online no kuri televiziyo munkurikire, ibi bizabagirira akamaro. Those who are following me online or TV, listen. nurangiza gusiga mu mutwe After you have anointed your no head, gusiga ibirenge, you have anointed your feet, uzaba wateguye esume iruhande rwawe, you will have a towel next to you. ukuremo ikirenge kimwe Take out your foot wihanagure, and wipe it. ukureho ikindi Take the other foot wihanagure. and wipe it. numara kwihanagura After wiping, uve mu mavuta, come out of the oil ufate igaburo ryera, and then take a holy communion. ufate umugati Take the bread urye Eat umaze it. kuwusengera, after praying. ufate amavuta Take vino the juice of the wine unywe, and then drink it. nurangiza usenge, Then pray. hanyuma ujya muri dushe, Then go into your bath. ya mavuta wasutse The same oil that you have poured, ugende uyasuke, ufate amazi muri dushe, go and take water in your wuzuze bath, ibeseni amazi cyangwa se benywa or fill y'amavuta, the woga bath ayo mazi, and then wash yourself with that water.
twumvikana uzashyiramo amavuta wabanje koza ibirenge sibyo You would have washed, ndego twumvikana you would put your feet in the oil, having cleaned your feet ya first. mavuta The same oil yari muri base that was in the no basin. kuzasuka mu icupa ryose So you will put the ufite dukeya nituzana whole bottle. If you have a little, put it in. hanyuma uzogeshe ufate ya mazi yo mu base And take that water in the basin and then wash your body. hehe n'imivumo y'iwanyu All the curses of your family will hehe be gone. n'imivumo y'iwanyu All the curses of your family will be gone. amen Amen. ibi mbabwiye What I'm telling you zakijije benshi have saved many abantu people. benshi babaye bazima Many people have been set bamaze free gukurikira icyerekezo gihanuye after they followed the prophetic guidance. imana yarabimbwiye God showed this to me. nakagombye kubikora namwe mugakandagira mu mabase nkawe muzana amabase mukandagira ariko genda ubikorere iwawe privately hanyuma uzoge ya mavuta nurangiza ubuzima bwawe n'imana yawe nanjye nawe twese mu ijuru no kubohoka turirimba indirimbo haleluya Hallelujah. I would have done it, but go and do it privately, and then you will see what will happen afterwards. nasanze ko kwatura ari urugamba rukomeye I found out that the battle of confession is a battle. kwatura kwiza ni urugamba A good confession is a battle. kubera ko twamenyera igihe cyose kwatura ibibi ndapfuye we ndananiwe we ndarushye ndanzwe hariya ntibankunda hariya barironda hari ibyo nibyo biba mu mitima y'abantu gusa Because we are now used to confessing bad words. I'm tired. I am hated. These are the words that come from people's hearts many a times. ni urugamba rukomeye It is a great fight kwatura neza to have a positive kwatura confession, amagambo mazima to confess good ni words. urugamba rukomeye It is a great fight. niyo mpamvu paul yabwiye umwana we mu mwuka timoteyo aramubwira ngo urwane urugamba rwiza ngo kandi ufate agakiza wahawe That's why the Apostle Paul instructed his spiritual son Timothy to fight the good fight of faith and to lay hold on eternal life. urugamba rwiza cyangwa se urugamba rwo kwizera ni ukwatura kwiza The good fight of faith requires good confession. bisaba kwatura neza kugira ngo tugire kwizera kuzima Faith requires good and positive confession. iyo uri mu mwijima twe twatura tuvuga ngo hari umucyo When it is dark, faith teaches to confess light. iyo turi mu bukene twatura tuvuga ngo turi abakire In poverty, we confess wealth. iyo turi mu rupfu twatura ubuzima In death, we confess life. iyo turi muri bike twatura byinshi In lack, we confess abundance. iyo turi mu kimwaro twatura icyubahiro In disgrace, we confess honor. ntituzemerera umuntu wese utumanura hasi dufite ururimi rwo kwatura ko dukomeye We will not accept anybody to bring us down because we have a tongue to confess that we are great. yoweri kane 10 bibiliya ivuga ngo umunyendege nke nawe ahige ko ari intwari Joel 3:10 says, let the weak say, I am strong. umunyendege nke abwira abantu ko akomeye Let the weak proclaim that he is strong. impumyi ibwira abantu ko yareba Let the blind say that they can see. umukene abwira abantu ko akize Let the poor say that they are wealthy. abantu bazabyita kwirata ariko wowe uzuriwe People can call it bragging, but you know who you are. ntuzemere kumanuka kuko iyo kumanura ni byinshi Do not accept to go low because many things put you down. uzashigikira ibikuzamura kuko ni bike mu buzima You must go with those things that elevate you because they are few. ugomba gucikira umutima watura neza n'akanwa kavuga You neza must support a heart that speaks a good word and a mouth that speaks a good word. tukifatanya n'abatura nabi Do not join those who confess wickedly. uzabamenya gute How will you know abantu them? bashaka kumanura abandi Those who want to batura bring you neza down, they ariko don't umuntu want uzamura to abandi confess. yatura neza azaba inshuti yawe But the person who elevates other people, they should be your friend. tuzacecekaho kuvuga ukuri Do not be quiet when you must speak the truth. tuzacecekaho kwatura neza You must be quiet when you can confess well. yesu yaho guceceka imbere y'umutanzi yavuze Jesus- nubwo azasaba guceceka Instead of being quiet before the priest, he spoke. amen Amen. witeguye kwatura ibyiza Are you ready to confess good witeguye things? kuvuga ibyiza Are you ready to confess witeguye good things? kuzamamaza Are you ready to ngo ujye proclaim? urwana intambara nziza Fight the good fight. yo kwizera usingire ubugingo buhoraho Fight the good fight of faith and lay hold on eternal life, ngo wahamagariwe kwatura kwiza to which you were also called to confess. wahamagariwe kwatura kwiza You are called to confess good bene confession. data dusoza Brethren, as we ngo confess, ururimi ni rwo rwica kandi ni rwo rukiza death and life are in the power of the tongue, abarukunda bazatungwa n'icyo ruzana and those who love it will eat its ni fruit. ijambo badusomeye uyu munsi imigani 18:21 This is the word they read today, Proverbs 18:21. ryari ijambo ryiza pasitari watuyoboye It was a good word from the pastor who ururimi led us. rurica ururimi rurakiza Death and life are in the power of the tongue, ngo kandi abarukunda bazatungwa n'icyo rubaha
and those who love it will eat its fruit. umuntu nakubwira ngo ugiye gupfa uzamubwira oya nta masezerano mfitanye nayo. If someone- Muhakanye, nubwo yaza mu izina ry'umuhanuzi mubwira ibyo uvuze ndabyumvise ariko nibisubireyo ndacabaho. If someone comes and tells you you are going to die, even if they come as prophets, tell them, I have heard you, but I reject their prophecies. tugomba kwatura neza We must confess well, uko byaba bimeze kose. whatever happens. tugomba kuvuga We neza must speak well, uko byaba bimeze kose. whatever happens. tugomba kuvuga ibyiza We must speak good uko byaba things, bimeze kose. whatever ngo happens. nubwo naca mu gikombe cy'igicucu Though cy'urupfu, I go to the valley of the shadow of death, ngo niye n'ishimbo ye his birashigikira. staff and his staff will support me. nubwo naca mu mwijima, Though I go to azambera darkness, umucyo. he will be my light. wa mwanzi we You enemy, we kunyishima hejuru iyo nguye mba mbyutse. ayo ni amagambo yo kwatura. do not fall upon me. When I fall, I get up. nubwo nagenda mu mwijima azambera umucyo. Though I go to darkness, he will be my nubwo light. nasoza azampaza. Though I'm hungry, he will feed me. ntiwemezanye n'abaguca intege, ntiwemezanye n'ibiguca intege, ntiwemezanye n'amagambo mabi. Do not agree with those who discourage you and those bad words. Amen. 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 Amen.